500 rero twayamaze kuyafata dutekereje yuko tumaze kubwira umukozi ko turi masengesho tutari burye nijoro kandi mu by'ukuri twabwiriwe tugiye kuburara twari tunashonje pe ariko dutekereza ngo se ni iki none turabwira umukozi ko none tuyasoje tugiye tugateka. Ndabyibuka rero yavaga guhembwa azanye bya 10,000 yari afite yabaga ahembwe ayarazaga akayashyira mu ikofi yanjye akayashyira nk'ahantu hafi kugira ngo mbone ko yayashyizemo. Ntabwo yambwira akagiye kuyashyiramo ariko yayashyiragamo kugira ngo akashyira hafi kugira ngo mbone ko yayashyizemo. Turakwiga inama ati rero tugura ya mandazi bita denjiga kugira ngo murayazi abi Kigali cyangwa mu cyaro aho yarageze yitwa denjiga agura imwe denjiga ya desa nanjye ngurira yanjye nuko turataha yatashye atsimbye mu gitenge kugira ngo abana batabibona ashyira mu cyumba nuko dufata amazi arya denjiga nanjye ndyanjye tunywesha amazi nuko turahembuka tumba turanezerewe cyane dushima n'Imana yuko iduhaye byo kurya nijoro. Uwo mwanya rero tumaze kurya denjiga twaranezerewe tugira n'ubusabane ndetse bunakomeye cyane nivuga ubusabane bw'abashakanye muri bubyumbe twagize ubusabane kugira ngo ari n'ubwa mbere duhuye. Amahoro bavandimwe twebwe tugarutse wa muryango Imana yagiriye neza by'umwihariko ngewe ni wa mugabo ko natangiye mbibabwira Imana yagiriye neza ikamukiza kanseri. Uyu munsi nkaba ndiho nshima Imana ngewe ngarutse rero ngarukanye na sheri wanjye turimo tubabwira ineza y'Imana ariko uyu munsi none ntabwo turi buvuge ubuhamya ubwo twakize. Uyu munsi tugiye kubabwira ku bijyanye n'imibanire myiza ngewe mbivuga mbyumva cyane shingiye uko twabanye neza na sheri wanjye mu gihe nari mu byabihe by'uburwayi tukabana neza. Uyu munsi tukaba dukomeje kubana neza bikaba bitugejeje ku iterambere. Uyu munsi rero nk'uko tugarutse tubabwira tubaganira n'ubundi uko mwakurikiye ibiganiro byacu byabanjije kuri channel yacu ya Nkunda Kristo TV n'ubundi mukomeze mukurikirane tunabibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze dusangize abandi ubutumwa bwiza ihumure n'ibindi biganiro bitandukanye bizajya bicaho buri ku munsi. Rero uyu munsi tugiye kugaruka tubabwira ku bijyanye n'imibanire myiza mu ngo. Uyu munsi ishize nababwiye yuko mudamu wanjye yambaniye neza nari nabahaye ubuhamya uburyo twahuye nkabanza gushaka nk'ukata ariko kubera ko ari umugambi w'Imana twaza guhuza. Uyu munsi tukaba tubanye neza. Uyu munsi rero sheri wanjye tubanye mwumvize kumva mvuga sheri wanjye nta rindi zina rye nzi nibivuga gutyo ndariza amazina yose ndayazi ariko nkunda kumwita sheri wanjye cyangwa kumwita sheri kubera ko nzaho iryo zina ryavuye. Ubundi mu buzima bwanjye nakuze numva ntashaka kwita umuntu sheri kubera ko naramenyereye abantu bajya bavuga ngo izina sheri shira n'agahararo ngo numva rero atari ngombwa kurivuga. Nyuma rero naje kumwita sheri kubera hanze aho byari bivuye mwita sheri numva ko ari sheri kugera uyu munsi tumaze imyaka 13 dukoze mariage tubana ni sheri wanjye rero uyu munsi turakundanye kandi turakundanye cyane mu mibanire yacu ya buri munsi tugirana inama tukumvikana nta kibazo na kimwe tugirana mbese tubanye neza. Mu buryo bwo kubana neza rero ambanira neza nanjye nkamubanira neza ari nabyo wenda dushobora kuba twabasangiza muri uyu mwanya kugira ngo ubuhamya bwacu bwa buri munsi bugira ubufasha cyangwa namwe mwabyigiraho kugira ngo mukomeze kubana neza ko niba tumaze imyaka 13 tubana igiye kuba 14 ko muri kwa taratira ba 14 tubanye neza turi mu iterambere kandi ibyo mbona tubishingira kubera ko tubanye neza. Rero umudamu wanjye ni umudamu mwiza cyane Imana yanyihereye tubana twuzuzanya muri byose. Bijya bibaho ko abagabo bamwe bavuga ngo si ngombwa kubwira umugore amafaranga yose ufite
ndetse hari n'abagira amakonte abagore babo batazi cyangwa abagore bakagira amakonte abagabo batazi. Twebwe rero tubana ibyo mfite abari ibye, ibyo afite abari ibyanjye, byose tuba tubiziranyeho. Bishingiraho muri cya gihe nari ndwaye meze nabi cyane, yarwanyeho noneho maze no gukira, ntarabona akazi, ntarabona amafaranga. Arabizi ko nkunda kugira amafaranga mu ikofi, iyo ngenda afite amafaranga make mu ikofi mbanezerewe. Arabizi ko nabyo mbikunda. Ndabyibuka rero yavaga guhembwa azanye bya bihumbi 10 yari afite, yabaga ahembwe ayarazaga akayashyira mu ikofi yanjye, akayashyira nk'ahantu hafi kugira ngo mbone ko yayashyizemo. Ntabwo yambwira akagiye kuyashyiramo, ariko yayashyiragamo kugira ngo akashyira hafi kugira ngo mbone ko yayashyizemo. Ubwo rero nanjye nabonaga arimo nabibonaga nyine ko yashyizemo. Ubwo mwanya nkigira inama yo kuza gutembera Nyabugogo, ko natinyaga kuza Nyabugogo ntafite. Hari igihe nabaga mfite nk'amafaranga 500, nkavuga ngo reka manuke Nyabugogo n'amaguru ntembere ndeba abantu, wenda nze kuza gutaha byibuze neza akagare nkagenda gutyo. Rero iyo nta bagafaranga nabaga mfite nagendaga bisanzwe, ntabwo nigiraga njyayo. Iyo yabaga yahembwe yashyize amafaranga yambwiye ati none umunsi yo gutembera Nyabugogo, kubera ko yabaga azi ko byibuze mu gutandi butega akagare. Ubwo amafaranga rero akayazana akashyira mu ikofi yanjye. Mu kanya umukozi yaza gusaba ibyo guteka, akabwira ati genda uyamwake, bakaza bakansaba amafaranga, nanjye nkatanga amafaranga yo guhaha. Ibyo umugore yabikoraga kugira ngo angaragarize yuko nkiri umugabo mu rugo kandi mfite amafaranga. Ubwo byari kugira ngo umukozi naza kunsaba amafaranga ngende nyazane nyamuhereze, umukozi atazasuzugura ko nta mafaranga mfite kubera ko nakora cyangwa bigaragare ko mfite amafaranga. Ibyo rero nkabishimira umugore wanjye ko yabintwajemo gutyo, bitandukanye n'abo babona umwe adafite amafaranga undi akashaka bitazamukiramo kugira ngo agaragaze icyubahiro cye, aho noneho apfobye mugenzi we. Rero ndagira inama abashakanye, abagabo, abagore, ko bagomba gusangira ubuzima, ntagire uyumundi. Ubonye icyo afasha undi akaba yamufasha. Urumva rero madamu wanjye kiraga amafaranga mu kofi kugira ngo nanjye nitwe mfite amafaranga mu kofi, azi ko cyo kinezeza, yashakiraga umunezero. Ndabyibuka hari n'igihe yavaga ku ishuri akansaba amafaranga yo kugura umupira w'imbeho, akayansaba kandi azi neza ko ari we yakoreye, ahubwo yaje akayashyira mu kofi yanjye, ubwo akaba yitwa yanjye. Amubwira nti se madamu rwose sheri wanjye uransaba amafaranga kandi ari wowe yakoreye, wajya ukayafata ukayagura? Ati oya, ntago nafite uburenganzira bwo kugura umupira ntabikubwiye. Akayansaba nanjye ubwo nkamubwira ngo genda uyafate mu ikofi. Ati oya, genda uyazane bari wowe yampa. Ubwo nkagenda nkayafata nanjye nkayamuzana nkayamuhereza, kugira ngo bigaragare ko nanjye umunezero wanjye nawe tukomezanyije kandi ubumwe tukomezanyije, nanjye nkomeze nitwa umugabo. Urumva yandwaniye ishyaka mu cyo gihe cyose nari meze nabi, yose nari n'ubukene. Bibona rero ko ari inama nagira abashakanye, umugabo n'umugore, ko bagombye kurwanirana ishyaka, umwe aho yagize icyuho undi akamuzamura, kandi biba byiza cyane. Hari ikintu ndi buvuge kuri ayo mafaranga make twakoreraga, muri dukeya tubashije kuboneka mu rugo. Ndabyibuka nanjye yambereye intwari nubwo atabashaga gukora, ariko ndabyibuka ko tujya dufata urupapuro tugafata n'ikaramu, akamfasha ntamvunishe mu mutwe cyangwa se ngo numve ndimo navunika ku mutima, akamfasha tugakora urupapuro uvuga ngo tugiye kuguramo wenda ibiro bingahe by'ibirayi, tuzakenera umunyu, tuzakenera utuvuta tungana gutya. Mbese akamfasha gukora devi y'uburyo tugiye gukoresha ayo mafaranga makeya. Ubwo rero abantu muri bike bafite bajye bagerageza kugirana inama. Kandi ikindi, hari abantu bamara kubona wenda ko ibintu byabaye bike mu rugo, ugasanga bamwe batangiye gukatira abandi, cyane nko muri Kigali mubona ko harimo ikibazo gikomeye cyane cy'ukumva ngo umugore ngo yabonye ngo umugabo yakennye ngo aramutaye, rimwe na rimwe akamutana abana. Muri duke mufite byaba byiza abantu tugiye tugirana inama, tukayapangira uko ari, hatabaye kuvunikana mu mutwe. Kuko yabaye kuvunishanya mu mutwe, umwe usanga nyine byabastinze agaca akagenda, kandi nyamara ntabwo byari ngombwa.
hagombye kubaho kwihanganirana muri ubwo bukene buhari, noneho ubuzima nyuma bukazaba bwakomeza kubera ko Imana yabigenjeje neza. Nko kubana neza rero, kubana muri ubwo bukene bwose ariko mukabana muhuje, mujya inama, mukundanye, nta guhishanya, bituma n'iyo ubukene buje bya bindi bita ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, iyo mukundanye mukaba muhuje nta kibazo mugirana. Ndabyibuka mw'ibyo bihe by'uburwayi by'ubukene, twigeze twajya gusenga, tugiye gusenga tuvayo twatwirije ubusa, dutashye nimugoroba twibuka ko nta byo kurya biri mu rugo, ariko twibuka ko batetse mu rugo badusigira ibyo kurya byacu, bari batse ko tubutaye saa sita. Niba dutashye nimugoroba dusanga niturya bya biryo badusigiye, abana ntabwo bari buze kubona icyo barya nijoro. Turavuga ati rero tubwira umukozi byo mwadusigiye ntibirubahaze, ati biraduhaza. Ati rero bari byo murya, twebwe dukomeza amasengesho. Nibwo dukomeza amasengesho tutabigambiriye, ahubwo nuko nta mafaranga twari dufite yo kurya. Duhagararana ku muhanda dusigana, ati se tujye kwikopesha kwa kanaka, dusanga dufite ideni rirerire. Tujye kwa kanaka dufite ideni rirerire. Duhamagare kanaka tugurize amafaranga, dusanga twayamwatsi ntago turayamusubiza. Duhamagare kanaka tugasanga abantu bose bagerageje kugira icyo bakora mu gihe twari turimeze nabi turwaye, ariko tukabiga tubiganira tuvuga ngo dukore iki kugira ngo tubone icyo bana bacu barya, dukore iki kugira ngo tubone ko twagira icyo ubona natwe twatamira. Mu gihe tukirimo kubitekerezaho gutyo, mu bantu twari turimo dusengana, hashize akanya twumva umwana araduhamagaye, ahamagara madamu, aravuga ati uri he? Uri ni mu rugo. Ati ngwino Karama nkubwire. Ako kanya twahise dutekereza tuti umuntu twari turimo dusengana akaba aduha atakitubwiye turi kumwe mu kanya, akavuga ngo ni Karama, bati buriya ko kose buriya wasanga umwuka w'Imana amugendera cyangwa abagize yerekwa, akabagira ati buriya agiye kumushakira, agiye kuduha icyo kurya. Ako kanya twatekereje yuko ari icyo kurya, ko ryo twashakaga mu mwanya. Yagiye mu rugo afata agafuka, nanjye ndabandi ndibuguherekeze, amuherekeza. Ubwo agiye kugeraho yamubwiye ari nikinga ku ruhande kugira ngo atabona ko twazamukanye. Ako kanya bahuye amuhereza 3500. Yamuhereje, mu by'ukuri bari bazi ko dushonje, ariko babitegereje ko dutandukanye, avuga ati barabavana bashobora kuba badafite icyo kurya nijoro, bateranya make bari bafite baraduha 3500. 3500 rero twaje kuyafata dutekereje yuko tumaze kubwira umukozi ko turi masengesho tutari burye nijoro, kandi mu by'ukuri twabwiriwe tugiye kuburara, twari tunashonje pe, ariko dutekereza ngo se n'iki noneho turabwira umukozi ko noneho tuyasoje tugiye tugateka. Turakwiga inama ati rero tugura ya mandazi bita denjiga, kugira ngo murayazi abi Kigali cyangwa mu cyaro aho yarageze yitwa denjiga, agura imwe denjiga ya desa, nanjye ngurira yanjye, nuko turataha. Yatashye atsimbye mu gitenge kugira ngo abana batabibona, ashyira mu cyumba, nuko dufata amazi arya denjiga nanjye ndyanjye, tunywesha amazi, nuko turahembuka twumva turanezerewe cyane, dushima n'Imana yuko iduhaye ibyo kurya nijoro. Uwo mwanya rero tumaze kurya denjiga twaranezerewe, tugira n'ubusabane, ndetse bunakomeye cyane. Nivuga ubusabane bw'abashakanye muri bubyumve, twagize ubusabane kugira ngo ari n'ubwa mbere duhuye. Turanezerwa cyane kubera ko twari dusangiye denjiga, kandi twumva tunezerewe dukura ko dukundanye, kubera ko ntago yari afite umutima azi ko ari cyo namutsimbye, nanjye nta mutima nari mfite mvuga ko ari cyo yampishe. Ntacyo twari twimanye, twasangiye denjiga, turangije tugira ubusabane, tugira ngo n'ubwa mbere duhuye. Rero bavandimwe, inshuti zacu, abari kudukurikirana kuri channel yacu ya Nkunda Kristo, mukundane, mugire ubumwe, mwe guhishanya. Niyo ubukene buje musangira denjiga, mwangira mukagira ubusabane, bikaryoha bikamera neza cyane. Ubwo rero nyuma y'iki ngibyo mu gitondo bwarakeye, turi umukozi amafaranga ajya guhaha, tujya ubugari, tungiye tukomeza ubuzima, turanezerwa, turishima. Rero bavandimwe, rero mu bukene mu bukire murushaho guhuza, bituma duke tundi tugiye tuboneka, mutuganiraho, mukatubyaza umusaruro, mukagira iterambere. Rero umugore reka guhisha umugabo, umugabo reka guhisha umugore, nimusangire ubuzima bwose. Nyuma y'ibi byose rero tubabwiye,
hari inama nshaka gutanga ku bantu bashakanye cyane zivuye ku bibazo biba byaje mu rugo kandi nta n'umwe byaturutseho. Hari ubukene gukena ukumva ko niba umugabo yakennye umugore arabimuhora, ntabwo ari byo. Niba umugore yakennye umugabo akabimuhora, ntabwo ari byo. Ahubwo iyo habayeho kumvikana kuko twahoze tubivuga, mukajya inama yitwa duke mufite, ariko mukomeje kubana, nta kiza nkabyo. Kuko njya ntekereza nkavuga ngo ese iyo nza kwirata nkavuga ngo kubera ko ngo arwaye indwara idakira, kubera ko se asa nabi muri bya biro bukeya yari asigaranye, nkavuga ngo ndamutaye. Umunsi ndatekereza ko ninjye mba ndi mu gihombo, ariko uyu munsi kuba nicaranye n'umugabo usa gutya ungana gutya, ndi fiyeri cyane. Ubwo rero wikwanga umuntu bitewe n'igihe arimo, kuko ntabwo uzi icyo Imana irimo guteganya. Rwose badamu cyane, nkabwira abadamu benshi nabo bakunda guhura n'ibibazo ugasanga bananiwe kwihangana, ibibazo byabo babigize inkuru zigurishwa, mbese niya terime y'ubu ngubu ugasanga ibibazo byabo bitumye bakora icyo bita umunwa. Oya, nibyitwaremo gakeya, baba abajyanama babo bashakanye, bihangane, bibifata ngo bagende bajye kubikwiza ngo nabwiriwe, ngo naburaye, nagize gutya, umugabo yagize gutya. Mubyitwaranemo neza, kuko hari igihe nibihinduka bikagenda neza, n'ubundi ubusabane buzakomeza bukaba bwa bundi, nta na kimwe gihindutse. Ku bagabo rero, abagabo muri iki gihe ngende bugire abagabo kenshi babuza abadamu kujya mu kazi. Barahari ugasanga umugabo aravuga ngo umugore ngo ukora arasuzugura, ngo umugore ngo wagize amafaranga ngo yitwara nabi. Njya ntekereza kiriya gihe iyo nza kuba ntafite akazi, iyo ngiza kurwaza umugabo cyangwa se tukagira ubwo bukene ntafite akazi, ndatekereza ko rwose biba byarabaye bibi. Bagabo rero namwe nimureke abadamu banyu bave mu rugo bajye mu kazi, mwunganirane kugira ngo igihe ubuzima bwahindutse ushobora no gupfa kandi ugasiga umugore nta kintu umusigiye, nta mikorere idasanzwe umusigiye. Nimureke rero abadamu bave mu rugo bakore, bamenyere gukora kugira ngo igihe ubuzima bwahindutse bazabunganire, cyangwa se no mu gihe hakenewe ikintu runaka nawe agira icyo yakora, kuko nabyo burya bituma abadamu nabo bigirira icyizere, nawe akumva ko afite agaciro muri urwo rugo. Murakoze.